kwa kundi uri gusenga ukabona ntiri guhitiza, ariko nubwo itari kuza mu by'ukuri Imana iraje ikwibuke, yari igitegereje igihe cyayo ko kigera. Umumama udukurikiye Imana nimwibuke, umusore udukurikiye Imana nimwibuke, umunyamasengesho udukurikiye Imana nimwibuke, mucyo mwavuganye Imana nikwibuke. Haleluya. Tubanje kubasuhuza abadukurikiye mwese, abakurikiye Mukakarangwa TV, tubashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, yaba abadukurikiye bo mu Rwanda yaba abo hanze. Tubanje kwishimana namwe gusoza uyu mwaka nyamukuru, dushima Imana ko yaturinze muri uyu mwaka, tukaba turi kugeza ku mpera turi amahoro, turashimye. Reka rero mbere yo kumva ijambo ry'Imana risoza uyu mwaka turimo, cyangwa ritwegereza mu minsi igana mu minsi mikuru itwibutsa kuvuka kwa Yesu, twinjire mu kanya ko gusenga Imana. Mana mutware, turagushimiye, so w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana nziza, Data uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka, izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugushimiye ko waturinze muri uyu mwaka tuwutangiye. Hari abantu benshi bahuye n'ibikomeye, hariho n'abakubonye, twese dufatanije turagushimiye. Rero tugushimiye n'iminsi isigaye kuzaduha kuyirangiza neza, kandi n'indi mwaka tukawutangira amahoro, kandi ikiruta byose no mu bwami twizera ko uri kudutegurira. Ndetse tugushimiye ko udukunda kandi ukatugirira icyizere cyo kuzakubona. Rero humugisha umuntu wese ugiye kutwumva, humugisha natwe turi kukuvugira. Dusabye amavuta y'abakozi kuko tutayafite ntacyo twavuga, ndetse utari kumwe natwe ntacyo twavuga, ariko aho ugeze ibintu birahinduka. Haleluya. Reka uze uhindure ibyacu, reka uze utugirire neza, reka uze utwitamururire, reka uze udushyigikire, reka uze uturwanirire. Yesu Kristo endizonebo, Yesu anikonserebo, reka uze uturwanirire, reka uze utubanire, reka uze utwitamururire, reka uze udushyigikire, ndetse utwiyereke. Hari ibyo yavuganye n'ubwoko bwawe, reka ubisohoze muri iyi minsi tugutegereje. Hari uko abantu bari kugutegereza, reka abagutegereje bakubone. Reka utubere umurengezi kandi utubere ibyiringiro, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Tumaze gusenga dushima Imana, tugiye kwinjira mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo kumva ijambo ry'Imana, reka dutere agakorasi gatoya kavuga ngo turi mu bihe byo gutegereza Emmanuel. Turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza Emmanuel, Emmanuel. Twese hamwe turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza Emmanuel, Emmanuel. Abizeye baramutegereje, abasenga baramutegereje, itorero riramutegereje Emmanuel, Emmanuel. Twese hamwe turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza, turi mu bihe byo gutegereza Emmanuel, Emmanuel. Haleluya. Turi mu bihe byo gutegereza Emmanuel, Imana ishimwe. Nizere ko nawe umutegereje nk'uko mutegereje, ariko ikiruta byose, haleluya, ni uko ari kuvukira mu mitima yacu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana
dusanga mu Itangiriro. Intego mfite ni intego ivuga ngo Imana yibuke ibyawe cyangwa Imana ikwibuke muri iyi minsi. Imana ikwibuke cyangwa yibuke ibyawe cyangwa yibuke ibyo mwavuganye. Gahunda mfite cyangwa nkuzaniye Imana ikwibuke. Haleluya. Intego mfite Imana ni ikwibuke. Umupapa udukurikiye Imana ni imwibuke. Umumama udukurikiye Imana ni imwibuke. Umusore udukurikiye Imana ni imwibuke. Umunyamasengesho udukurikiye Imana ni imwibuke. Mucyo mwavuganye Imana ni ikwibuke. Haleluya. Muri urugendo rugana Siyoni Imana ni itwibuke. Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro ibice 30 umurongo wa 22 haranditse ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Haleluya. Asama inda abyara umuhungu. Ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu. Ati Uwiteka anyongeye undi muhungu. Dusubiremo mu izina rya Yesu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda ibyara umuhungu. Ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu. Ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Amina. Rasheli yari afite icyifuzo cy'uko Imana yakongera ikamugirira neza. Si umwaka uyu nguyu ubonye mu Imana, n'undi washize wabonye Imana, n'utaha wabonye Imana, kuva ukivuka ukagera ku isi wabonye Imana, ariko Imana yongere izibure ibyawe. Haleluya. Rasheli aravuga ati Uwiteka aranyibutse. Haleluya. Amaze kunyibuka ankuraho igitutsi. Amaze kunkuraho igitutsi azibura inda. Haleluya. Amaze kuzibura inda ama umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu ngo amwita Yosefu. Hari abantu bagufasheho ijambo muri uyu mwaka, ariko uyu mwaka utararangira Imana igutandukanye n'abo bantu bagufasheho ijambo. Hari abantu bagushyizeho igitutsi. Aka kanya ndagusabira nanjye nisabira ngo Imana idukureho igitutsi cy'aba bantu badushyizeho. Hari abantu badufasheho ijambo ngo ntituzawurangiza, ariko Imana idufashe tuwurangize mu izina rya Yesu, kuko Imana idukuyeho igitutsi. Haleluya. Kuko Imana idukuyeho igitutsi. Haleluya. Kuko Imana idukuyeho igitutsi. Imana ishimwe. Hari abantu bavuze ngo ntibizemera, ariko Imana ibyemeze gukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Rasheli arangije kubona Imana aranezerwa cyane, aravuga ngo Uwiteka arongeye aranyibutse. Haleluya. Waba urwaye yarakubwiye ngo izagukiza. Imana nizikwibuka igukize kano kanya mu izina rya Yesu. Waba ufite ubukwe bumaze igihe yarabukubwiye, Imana nibwihutisha ubusohozi gukureho igitutsi cy'abavuga ngo ugeze iwanyu mu izina rya Yesu. Waba wararwaye kanseri idakira, waba ufite indwara zidakira, ariko Imana nigukureho igitutsi kano kanya. Haleluya. Ikwibuke. Nimara kukwibuka isoze byavuganye nawe, ifunga amagambo y'abagufasheho ijambo. Rasheli aravuga ngo Imana izibuye inda ibyara. Haleluya. Hari uro turi kuvugana ufite inda yisibye, ariko ndakwingingiye nawe wiyingingire Imana izibura inda ibyara nka Rasheli kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza. Imana nikwiyereke muri iyi minsi uko yiyeretse Rasheli, nawe ari kwiyereka kano kanya izibura inda ibyara nawe ubyara uheke. Haleluya. Hari umuntu ubona ko byanze, hari umuntu uri kuburara, hari umuntu ubona kwambara byanze, hari umuntu wizabura akazi, hari umuntu ubona ibintu bikingiranye, ariko Imana itwibuke nk'uko yibutse Rasheli. Byemere kano kanya mu izina rya Yesu. Nuko Rasheli aravuga ngo Imana iranyibutse. Haleluya.
natwe Imana itwibuke. Harabura iminsi mikeya dusoza uyu mwaka, hari ikikoreye buri muntu wese mu ruhande rwe. Tuzongere guhura tuvuga amashimwe, nawe ubwawe ufite ishimwe. Tuzongere guhura tuguhimbaza, tuzongere guhura tuvuga Imana. Haleluya. Yesu ni umwami kandi Yesu ni umurengezi. Uko yari ari kera cyane n'uyu munsi niko akiri. Imana izibane natwe, Imana izitwiyereke bushya, Imana izidutabare, Imana iziturwanirire, Imana izishyigikira umurimo wayo, Imana izidufashe mu murimo dukora. Ikiri Imana yaguhaye, Imana igufashe mu ngendo urimo, Imana igufashe mu byo uri gukora. Imana izibane n'abana, Imana izibane nawe, ibane n'umutware wawe. Aho urambuye ukuboko, Imana izibane nawe. Imana nizikwibuke mu izina rya Yesu Kristo. Nuko abadukurikiye mukomezwe n'iri jambo, natwe twese turakomejwe naryo, kandi twizeye ko yabivuze no kubikora izabikora. Yumviye Rasheli, natwe iri kumwe natwe. Imana yumviye Eliya ku musozi, niyo natwe turi gusenga. Imana yashubije Ana, niyo natwe turi gusenga. Imana yashubije Sara ikazibura inda ibyara, iyo niyo natwe turi gusenga. Haleluya. Imana ageze kwa Yayiro, haleluya, arigera iwawe muri iyi minsi isigaye. Mu by'ukuri ageze kwa Yayiro, hizura umwana we w'umukobwa yari yamaze gupfa, kuko yahageze iramwibuka. Imana iragenda igera kwa Doroka, yibuka imirimo, yibuka ibyo yakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ageze kwa Danieli, igera mu rwobo rw'intare, arizibane nawe muri iyi minsi yo gusoza ikwibuke. Imana ageze kwa Lazaro, yongera izikwibuke. Haleluya. Nukuri mu by'ukuri Yesu yari inshuti yo kwa Lazaro, ariko Yesu asa nk'urebye hirya gake, aragenda arabareka. Lazaro ararwara, ntiyajya kumusura. Ariko twiyo umuntu arwaye inshuti ntize, ashobora no gupfanira urubanza ati ntawangezeho. Ariko mu by'ukuri babyitwayemo gake kwa Lazaro. Ararwara, Yesu ntiyajyayo. Arapfa, baramubwira ati inshuti yawe yapfuye, ntiyajyayo. Kwa kundi uri gusenga ukabona ntiri guhitiza, ariko nubwo utari kuza, mu by'ukuri Imana iraje ikwibuke. Yari igitegereje igihe cyayo ko kigera. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu amaze kumva yarapfuye, hashize n'iminsi, abwira abigishwa be ngo muze tugende kwa Lazaro. Abigishwa be baravuga batari koko Yesu, umuntu yararwaye ntiwajyayo, umuntu arapfa ntiwabatabara, ugiye kujya gute? Wakirorereye. Ariko Yesu yarazi yuko yibutse umuntu byemera. Umaze iminsi ubitindanye, umaze iminsi ubitegereje, ariko Yesu nahagera. Haleluya, biremera mu izina yo dezonebo, biremera. Haleluya. Aragenda agera kwa Lazaro, ntiyagira isoni kuko arazi ko ari kiri muri we. Yari yiringiye Imana ye. Haleluya. Yari yiringiye ko agiye gukora ikintu bakamona Imana asenga. Agezeyo bamubonye bararira, baramubaza bati mwigisha, iyo uza kare musaza wacu dukunda ntabwo aba yarapfuye. Ariko arababwira ati yemwe nimuhumure, kuko atapfuye, kuko arasinziriye. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo ubona byanze, nubwo ubona bisinziriye, haruje kubikangura. Nubwo ubona yuko byapfuye byaboze, ariko ntabwo byapfuye, ahubwo birasinziriye. Imana ikwibuke nk'uko yibutse Rasheli, izibikangure. Yesu aravuga ngo nimujye kunyereka aho bamushyize. Baravuga bati kareka, amaze kangahe, yarabozeho, yawikwirwa ujyayo. Ariko Yesu nta mpamvu wamuha, nta n'impamvu yajya hagati yawe n'ijuru rije kugutabara. Nta n'uwakwitambika ngo ajye hagati yawe n'Imana. Iyo igihe kigeze, isaha igeze, Imana iraza igakora. Imana ishimwe kuko ari umukozi w'umuhanga. Nuko Yesu aratitiriza, aragenda, arahagera, arangije ahamagara Lazaro, gatatu aramuzura. Lazaro arazuka, abantu bose baremera. Baravuga kumbe uyu ni umwana w'Imana. Haleluya. Nawe Imana iraje kwemeze, nawe Imana iraje gukuraho igitutsi, nawe Imana iraje kugirire neza. Uko yibutse ba Mariya na Marita, uko yazuye Lazaro, arikije kuzura n'ibyawe, arikije kukugirira neza, ni nakije kubana nawe no kugushyigikira. Nubwo wabonaga byanze, ariko Imana iraje. Imana yibutse Rasheli,
nawe nikwibuke mu minsi mike isigaye tusoza umwaka, utangira umwaka ufite ishimwe cyangwa uwusoza ufite ishimwe. Nayo niyo magambo nari mfite. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Imana Data ishobora byose, tugushimiye ijambo ryiza utugejejeho, tugushimiye yuko uduhumurije kuje kutwibuka. Ibuka ab'ingumba zigutegereje uziburinda ibyara nko kuba yibutse Rasheli uziha umwana. Ibuka abarwayi bakize muri iyi minsi. Ibuka abafite igitutsi ku musozi ugihindurira amashimwe. Ibuka abafite ibibazo bihindurira ibisubizo. Ibuka abafite umubabaro uhindura umunezero. Data endeze nebo, ibuka umuntu wese mu ruhande rw'umugirire neza kandi umusetse nk'uko wasekeje Sara. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kutwemereye kuje kutwibuka. Ibuka imirimo ya buri muntu wese uyigendereho, umukorera iby'ubutwari. Natwe turagushimiye, twizeye ko tuzabana nawe mu bwami, kandi utwibuka mu isi no mu ijuru. Twibuke, komeze kutwubakira inzu n'ibyo tuzasangayo. Tanga umugisha ku muntu wese udukurikiye, yaba ari hanze cyangwa mu Rwanda. Twebwe twese tukubonereho umugisha, amahoro no guhirwa no kuzabana nawe mu bwami, no gukomezwa no kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.